Reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Uyu munsi muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubagezaho n'ibyiza byo kwikinisha. Abantu benshi bakora ibiganiro bigiye bitandukanye, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mu binyamakuru bigiye bitandukanye bibanda ku bibi byabyo gusa. Nyamaze icyo wamenya nuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko hari ibindi bintu byiza byo kwikinisha. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri Buhuru Boy Entertainment kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Haririmana, mbahaye ikaze. Abemera Imana iyo bumvise ijambo kwikinisha bose baterera hejuru icyarimwe, bagahita bavuga bati iyo ni Satani. Bagakora bimwe bita gutokesha, ukumva bamwe baravuze ngo toka toka, tsindwa mu izina rya Yesu, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitewe n'imyizerere yawe, cyangwa se abandi bagakora ikimenyetso cy'umusaraba. Nubwo bimeze bityo, ntibibibuza gukorwa no kuyobokwa n'abantu batari bake bitewe n'impamvu zabo zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku byiza byo kwikinisha bigiye bitandukanye. Abantu bashobora kumva ndi kubivuga bakavuga ngo uyu muntu ari kubeshya ngo nuko ashaka views. Reka nta views nshaka, ahubwo nuko nshaka kubahereza ukuri. Ushobora kwibaza iyo biva n'impamvu. Gusa niba uri umubyeyi nujya kureba urasanga byinshi mu byo ngiye kuvuga aha ngaha urasanga ubizi ku mwana wawe. Wibuke kera umwana wawe agifite nibura imyaka 4, urasanga byibuze ni kangahe, uribaza uti ni kangahe wamubonye ari kwikora ku gitsina cye. Wibaza uti ni kangahe wabonye umwana wawe ari kwikora ku gitsina cye akiri muri iyo myaka. None se niwibuka kera ugasanga akana k'agahungu cyangwa se k'agakobwa kawe, hari ukuntu wabonaga kanezerewe no kuba kanejejwe no kuba kambaye ubusa, cyangwa se ugasanga kari gukora ku gitsina cy'akandi kana kagenzi kako bahuje, ugasanga nyine byakanejeje cyane. Wajyaga unabona noneho ukuntu kakundaga gufata no gukora ku mabere ya mama wako. Niba uri umubyeyi w'umugore urahita ubyibuka neza cyane. Cyangwa se mwaba muri nko mu cyumba ukabona karashaka guhengereza cyangwa se kukurunguruka. Wabivuga bitewe naho wavukiye cyangwa se bitewe naho uherereye. Hari abavuga guhengereza, hari n'abavuga kurunguruka. Ukabona kari kukurunguruka uri kwambara. Ibintu byose naho ngaho bitangirira. Aya ngaya ntabwo ari amagambo gusa, icyo wamenya nuko ibintu tugiye kuvuga aha ngaha ari ibintu byagaragajwe n'ubushakashatsi. Guhera nibura ku myaka hagati y'5 n'imyaka 9 usanga abana bikinisha. Aha ngaha ni nabwo baba batangiye kugira amatsiko menshi cyane ajyanye n'igitsina. Ibi ngibi ni ibyagaragajwe n'ubushakashatsi. Muri iyo myaka uzacunge neza, uzasanga umwana atangiye kujya ajya mu bwiherero agakinga, yajya koga nabwo agakinga, akifungirana, akifuza kubamo wenyine nta muntu umureba. Ibi ngibi uzabibona ku bana benshi bari hagati y'imyaka 9, 14 kuzamura. Uko agenda agira hagati y'imyaka 10, ni ukuvuga ngo hagati y'imyaka 10 na 13, aha ngaha ho atangira kubaho. Aha ngaha uwo mwana atangira kubabwaho ni Ikinyarwanda. Hatangira kubaho impinduka. Ukumva mu magambo ye akunda kugaruka cyane ku bijyanye n'imyanya ndangagitsina, imyanya ndangagitsina, ari nako atangira gushaka girlfriend cyangwa se boyfriend. Icyo gihe noneho kwikinisha byo biba bitangiye gufata indi ntera. Kuva kera uhereye ku nkuru ya Onani igaragara muri Bibiliya mu Itangiriro 37, kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10, kwikinisha ni igikorwa cyangwa urunuka.
kwangwa cyangwa urunuka, ndetse kikaziririzwa bikomeye ku buryo n'umuntu ugikoze yamaganwa, n'umuntu ugikoze aramaganwa kubwo kudahesha Imana icyubahiro. Kera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda, ejo bundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994, umudokiteri bita Joycelyn Elders, uyu nguyu yari umuganga mukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afatwa nk'umujyanama ukomeye mu by'ubuzima. Uyu nguyu yategetswe kwegura n'uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe witwa Bill Clinton, amuziza ko yavuze ko kwikinisha bishobora kugabanya ubwiyongere bwa virusi itera sida. Hano noneho tugiye kurebera hamwe ese ni ryari bivugwa ko kwikinisha ari bibi. Nyigire hafi kugira ngo munkurikire 100% tujyane 5 kuri 5. Mbere yo kujya kureba ibibi byo kwikinisha n'igihe byitwa ko ari bibi, tugiye kubanza kurebera hamwe bimwe mu byiza byabyo. Abahanga mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina basobanura ko kwikinisha bifasha umuntu kumenya no gusobanukirwa umubiri we. Nizere ko iki kintu mucyumvise neza cyane 5 kuri 5. Uwitwa Brian Semanda, uyu nguyu ni umujyanama mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, yavuze ko udashobora kumenya umubiri wawe ngo uwugenzure neza mu gihe utawukoraho ngo umenye ibikunezeza. Mu magambo ye yagize ati: ibibazo njya nakira cyane bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ahanini biba bijyanye n'ibyo bahuriye nabyo mu gukora imibonano mpuzabitsina. Uyu nguyu ni umuganga, yahoze ari umuganga, nuko avuga ko ibibazo yakira ni ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ibyo bahuriye nabyo nyine mu mibonano mpuzabitsina nuko babyitwayemo. Kuri we avuga ko kwikinisha atari ibintu bibi, ngo ni uburyo bwatuma wimenya, ukisobanukirwa, ukamenya umubiri wawe. Akomeza agira ati: ajya abwira abakobwa ko batamenya imibiri yabo mu gihe batikoraho nyine ngo bumve ibibanezeza. Ngo ntago abakobwa bamenya imibiri yabo mu gihe batikoraho ngo bamenye ibibanezeza cyangwa se ibibashimisha. Akomeza asobanura ko hari abagore benshi bajya bamugana bashaka inama, bashaka ko abagira inama, yababaza ibibanezeza mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina akumva nyine ngo nta n'ibitekerezo babifiteho. Gusa ariko ngo hari abandi bagiye basobanukirwa ibibanezeza ari uko bikinishije. Ni ukuvuga ngo basobanukirwaga ibibanezeza ari uko bamaze kwikinisha. Mu magambo ye akomeza agira ati: ikibazo ni uko kwikinisha harimo siyansi nyinshi, ngo nta muntu nyine ubikora rimwe gusa ngo abihagarike. Ababikora cyane uzasanga babikora inshuro nk'eshatu ku munsi cyangwa se zirenzeho. Akomeza avuga ati: icyiza ni uko wakwihereza intera ukamenya uburyo n'igihe ugomba kubikoramo. Avuga ko atari bibi, ahubwo icyiza ni uko wakwihereza intera ukajya umenya igihe ugomba kubikoramo. Dore aho ikibazo kivukira sasa, ni ukuvuga ngo naho umuntu yananiwe kwigenzura noneho akaba imbata yabyo, ku buryo nk'umuhungu abishakiramo ibyishimo, ntazigere na rimwe yifuza kongera guhura n'uwo badahuje igitsina cyangwa se igitsina gore, ntazongere kwikoza abakobwa. Mbese ahangaha niho bibera bibi. Hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza ko bamwe mu bakora iki gikorwa cyo kwikinisha bagera igihe noneho bakumva bashaka gukora imibonano mpuzabitsina n'abo bahuje igitsina kubera ko baba batinya ikindi gitsina. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyo ubikoze cyane bishobora kuguhuza, ukumva nyine uhuzwe neza burundu kijyanye n'igitsina gore. Ahangaha ni ku bagabo. Ugasanga umuntu bitewe no kwikinisha cyane asigaye areba abakobwa nyine akababona nk'abantu basanzwe, akumva nyine n'ubundi akumva nta nubwo bamushishikaje, akajya yumva nta nubwo ashaka kuganira nabo badahuje igitsina.
Iyo byageze kuri iyo level cyangwa se iyo byageze kuri icyo kigero, n'udatinya abakobwa cyangwa se abahungu ashobora guhura n'ikibazo cyo kugabanuka kw'ibyishimo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Aha ngaha niyo byarenze urugero, noneho bikagabanya ingufu z'imikorere y'ubwonko. Aha ngaha umuntu agahita atangira, ni ukuvuga ngo aha ngaha umuntu ahita atangira kwibagirwa bidasanzwe. Umubiri we ntube nyine ukikihagararaho igihe haje nk'indwara, ku buryo noneho hari ubwo arwara umutwe udakira, akagira ibibazo by'amaso n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Muri sosiyete yacu ho bajya banabiteramo urwenya, ukumva umuntu ukunda kwibagirwa bamutaramyeho cyangwa se barimo kumuteraho blague bamubaza ibyo akunda gukora mbere yo kuryama. Urubyiruko rwo usanga bakoresha imvugo zizimije, bakagira bati uyu muntu ashobora kuba akunda kujya muri Amerika cyangwa se ukumva baravuze, kera ku ishuri hari ukuntu bavugaga ngo, abantu bize muri interina barabizi cyane, kera ku ishuri hari ukuntu bavugaga ngo ni ugutera akanyamerika, kwikinisha babyitaga gutera akanyamerika. Gusa nuko abangaba basoza ahangaha ho hagirwa abagore inama yo kwikinisha, abagore bagirwa inama yo kwikinisha. Reka turebere hamwe ngo ni ukubera iki. Abagore bagirwa inama yo kwikinisha kugira ngo bamenye neza imiterere y'imibiri yabo. Abagabo nabo bikaba gutyo, gusa ku mugabo ngo kirazira kwikinisha mu gihe ushaka ibyishimo. Ku mugabo kirazira kwikinisha mu gihe ushaka ibyishimo. Reka turebere hamwe noneho bimwe mu byiza wamenya byo kwikinisha. Hano tugiye kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Icyo wamenya ni uko abahanga basobanuye ko kwikinisha bigabanya irari ry'imibonano mpuzabitsina n'umuhangayiko ukabije. Hanyuma ngo umuntu wabikoze nawe asinzira neza cyane, ariko mu gihe ahangaha ni mu gihe atabaswe nabyo. Kubatwa nabyo kuvugwa hano ni nka kwa kundi usanga nk'umwarimu aba ari mu ishuri ari kwigisha, noneho ugasanga umwana yumvise wenda isomo rimunaniye, akumva ibintu bari kwigisha atari kubyumva neza, noneho agahita yinyabya hanze, akikoza nko kuri toilette cyangwa se ahandi hantu hihishe, akiherera, ugasanga arikinishije. Hari n'ababikorera ngo muri toilette. Ahangaha biba bitangiye kukubata. Ikindi cyiza ni uko umuntu ngo amenya uko umubiri we uhagaze. Kwikinisha ngo bimwongerera icyizere, ngo kandi bigatuma arushaho gukunda umubiri we. Ahangaha twakomeje ku byiza byo kwikinisha. Ikindi kintu wamenya ni uko kwikinisha ni uko bifasha umuntu guhangana n'ibibazo bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, bikanongera umusemburo bita dopamine. Uyu nguyu utuma ubwonko bukora neza cyane, kandi umuntu agahora yishimye, ntarware agahinda gakabije. Urumva ko nyine nubwo bavuga ibyinshi bibi byo kwikinisha hari n'ibindi byiza byabyo. Mu bindi bintu wamenya byo kwikinisha harimo ko bifasha, ahangaha bari kuvuga ko kwikinisha bifasha umubiri kuruhuka neza, bigatuma uruhu rurushaho kuba rwiza, kandi bikagabanya ibyago byo kurwara kanseri y'ubugabo bwo hepfo. Abatazi neza ubugabo bwo hepfo ubu ngubu basigaye bavuga ngo ni intoryi kanseri y'intoryi, udusabo tw'intanga, reka mvuge gutyo. Kwikinisha rero ngo bishobora kurinda iyi kanseri. Abantu bifashisha uburyo bwinshi bwo kwikinisha, ariko hari n'ibikoresho byabugenewe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo ntago twabigarukaho,
Muri aka kanya gusa abantu benshi bahitamo kureba filime zivuga ku mibonano mpuzabitsina nka kimwe mu bibanezeza. Urugero nka hano mu Rwanda muri 2016 hari ubushakashatsi bwagaragaje ko Abanyarwanda ari bamwe mu bakunda kumara Abanyarwanda ni bamwe bakunda kumara igihe kinini bari kureba filime z'urukozasoni, reka mbivuge gutyo. Ubu ngubu ni ubushakashatsi bwasohotse mu mwaka wa 2016, kubera ko icyo gihe mu bihugu byose bya Afurika bari ku mwanya wa 29 mu bakunda kureba filime z'urukozasoni. Urumva ko Abanyarwanda bari hafi. Mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ho ngo byarashobokaga cyane kubera ko birirwaga bari kuri telefone zabo, nko muri Guma mu Rugo. Muri Guma mu Rugo ku mbuga 15 zasuwe cyane hano mu Rwanda, uhereye kuri Google, urubuga rwa 12 rwari urwa filime zerekana imibonano mpuzabitsina. Hano ni ku bushakashatsi bwakozwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abareba aya mashusho abenshi mu Banyarwanda baba bari hagati y'imyaka 18 na 24. Abangaba ngo bayareba ku kigero cya 38 n'ibice bareba ku kigero cya 38%. Iyi myaka ngo abantu benshi baba bakiri ingaragu, nyine ntago baba barashaka abagore cyangwa se ngo bashake abagabo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iminsi bakunda kuyirebaho cyane ari iminsi ari mu mpera z'icyumweru, nko kuwa gatanu, kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru, dore ko ngo ahangaha abantu benshi baba bari mu biruhuko, nta nubwo baba bakoze. Ni ukuvuga ngo bamwe ntago baba bagiye ku ishuri, abandi ntago baba bagiye mu kazi. Gusa noneho ngo iyo habaye konshi ngo agahu kaba kahuye n'umunyutsi, n'igiheri ngo kiba cyahuye n'umushimyi. Muri make icyo wamenya, kwikinisha ntabwo ari ibintu bibi cyane nk'uko bikunze kuvugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Gusa mbere y'uko dusoza, hari ibindi bintu wamenya tugiye kunyomoza. Usanga bavuga ngo kwikinisha ngo bituma abantu bamwe na bamwe ngo batabyara. Reka ntibazakubeshye, kwikinisha ntaho bihurira n'ubushobozi bw'umugabo bwo kubyara. Ni ukuvuga ngo ahangaha hari abantu bagenda bakabya ngo kwikinisha ngo ku bagabo bituma batakaza ubushobozi ngo bwo kubyara. Ahangaha ni ukubeshya, reka aba ari ukubeshya. Ntago watakaza ubushobozi bwo kubyara bitewe ngo no kwikinisha, kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo uri mwakira gikorwa uba umeze neza cyane nk'umuntu uri gutera akabariro cyangwa se nk'umuntu uri guhuza ibitsina. Ntago rero guhuza ibitsina bishobora gutuma umuntu atabyara. Wenda amasohoro ashobora kuba makeya bitewe no kubikora cyane, ariko ntago kuba amasohoro yaba makeya nta kintu byahindura ku ntangangabo z'umuntu. Intangangabo nizo ziba zifite ubushobozi bwo kugira bwo kubyara cyangwa se bwo kwibaruka. Ntago rero biriya bintu bishobora gutuma umuntu atabyara nk'uko bagenda babikabiriza cyane. Kandi usanga bamwe bavuga ngo iyo ubikoze cyane ngo uragenda ngo ugasaza, ngo mu maso ugasa n'umusaza. Ahangaha ni ukubeshya, ntago bituma usaza. Kandi n'ibyo bavuga ngo bishobora gutera kanseri ya prostate, ahangaha ni ukubeshya, kubera ko ahubwo ubushakashatsi bwagaragaje ko bishobora kurinda kanseri ya prostate. Ubundi aho bibera bibi ni uko bikugira imbata, ugasanga rimwe na rimwe uri kujya wanga kujya mu kazi, ugasanga uri kujya wibeta abantu. Urugero, muri salo muri nko kuganira, ugasanga utorotse abantu, ukabatoroka ngo ugiye ngo kubikora. Ahangaha biba bitangiye kukugira imbata, ahangaha biba byakurangira.
njyewe mwabanye muri iki kiganiro, reka mbashimire, nitwa Olivier Harerimana. Mwibuke gukanda subscribe kuri Buhuru Boy Entertainment kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, reka tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, ariko mujye mwibuka no gukora like. Ibi bintu biba byatuvunnye kugira ngo tubibabonere. Mujye mukora like, mukande like muri benshi kugira ngo YouTube nayo ijye idufasha ikiganiro cyacu igiye sharing ku bandi bantu bagiye batandukanye, kubera ko iyo mwatweretse ko mwagikunze, YouTube nayo ihita ibona ko ari ikintu cyadanje kiri hatari, koko ni n'icyadanje, noneho nayo igahita igisharinga ku bandi bantu. So ndabakunda cyane, reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.